Ndashimira Imana data impaye umugisha wo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Nitwa Gahamanyi Jean Baptiste. Ndi umukristo wa Paruwasi ya Gahogo muri ADPR. Hanyuma itorero ryanjye ni rya Ruvumera. Iyo mvuze ngo ryanjye nuko ariho nsengera. Nkuko hano namwe Masizi ari itorero ryanyu. Amen. Mureke rero dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 24. Fate Bibiliya kubazizanye. Matayo igice cya 7 umurongo wa 24. Amagambo tugiye kuganira byanze bikunze ashobora gutuma uri buze gushaka ukuntu wagura Bibiliya. Kurabona nk'ubu tugiye gusoma wowe ntufite aho ureba. Tugiye kubika umutwe muri Bibiliya kuko we ntayo ugira, rero ugiye kubura aho ureba pe. Nigeze kwigisha ahantu mvuze ngo dusome, umwigisha aravuga ngo dusome, nari nicaye nka hariya, uwo twari twegeranye arambwira ati wantije Bibiliya nkasoma. Habwa ni hanyuma ngewe ndebe he, genda soma he ninyiguha. Rero kubazizanye mureke dusome, ku batazifite mugerageze muzishake bigishoboka ko ziboneka. Mwahageze se? Matayo kuhagera ntabwo bigoye. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza, ni ibintu bibiri, harimo kumva, hari ikibanjije cyitwa kumva, hari n'igikurikiye cya kabiri cyitwa gukomeza. Umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ariko ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Shaka ko dusubiramo rimwe. Nuko umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Icyitonderwa, inzu yawe yaba yubatse ku rutare yaba yubatse ku musenyi ntabwo byatuma imvura itagwa. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, ibyo byose uko ari bitatu byikubita kuri iyo nzu ariko ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 19. Rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 19. Byanze bikunze nihabura abantu baza kuhabura kuko urwandiko rwa mbere rwa Petero si umuntu wese wapfa kurubona da. Ari wahabura. Ariko mwahabonye dizi. Urwandiko rwa Petero rwa mbere. Njya nibuka ntarakoresha Bibiliya kenshi wenda. Ahantu hangoraga kuhagera ni urwandiko rwa Yuda, kugira ngo menyere aho ruri byasabye ko menya ko ari urwa kabiri uturutse mu byahishuwe. Ariko hari n'ahantu nigeze kwigisha mvuze ngo dusome mu gitabo cya Habakuki, umwigisha wari unyegiriye arahashaka arahabura. Yari kwigisha nyuma yanjye, numva aravuze ngo muri Bibiliya yanjye Habakuki ntawe urimo. Ndamumushakira ndamumwereka ati nari nahabuze. Nyuma y'iteraniro ndamubaza nise kuko Habakuki wari wamubuza ati sinkubesha n'ubwa mbere mbonye Habakuki muri Bibiliya. Yahindutse umwigisha atazi ko muri Bibiliya habamo Habakuki. N'akatarazi iyi minsi zakazana. Mwebwe se urwandiko rwa mbere rwa Petero mwarubonye? Okay. Aya magambo yose turimo dusoma arimo urujijo ariko turasoza tumenye ibyo ari byo. Nuko rero abababazwa nk'uko Imana ishaka
nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo, hanyuma bagumye bakore neza. Turasubiramo kuko naha dusoreza. Hari abantu bababara ariko bakagira umubabaro Imana ishaka. Jambo ry'Imana ryiza. Nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka, kubera ko ubugingo buhenze, nibabise uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo, ariko nubwo barimo bababazwa bagaruke bakomeze bakore neza. Yesu ashimwe. Se mwagiye inama yo kunyihorera. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Muri iki gihugu hamwe imvura irimo iragwa, ahandi izuba ribamereye nabi. Ubu hano turi Masizi, ubushyuhe turimo turatwumva twese, kubera ko hari harafunze kugira ngo urusaku rudasohoka. Turimo turabwumva twese, n'ubushyuhe turabwumva twese. Haramutse hanakonje twabusangira. Hari igihe rero kijya kigera umuntu akanyagirwa wenyine, cyangwa tukaba twicaye nk'aha kumva arimo arasha wenyine. Ngiye nk'icyo kibaho. Mu magambo make ndashaka ko tuganira agaciro ko gutunga ijambo ry'Imana. Kandi mbabwiza ukuri torero, amabanki yose yo muri iki gihugu agira abasekirite bafite imbunda, kandi ntabwo ayo mabanki arimo ibintu biremereye cyane, bifite uburemere mu buryo buri puwa, mu buryo bwa mase, mu buryo bw'imiremerere. Ntabwo ibintu muri banki biremereye cyane kurenza ibirunze mu kimoteri cy'induba. Ariko induba nta musekirite hagira. Impamvu induba hatagira umusekirite ni ukubera yuko haba imyanda. Impamvu muri banki haba umusekirite, habitswe ibintu by'igiciro. N'umuntu baha akazi ngo ajye kurarira induba, ashatse yajya agakwepa akiryamira kuko ntawaza kwiba. Ariko muzibeshe na rimwe munyereke umukozi wa banki wasinziriye. Banamusanze yasinziriye umunota umwe wonyine, bamumerera nabi, bamwirukana kubera ko arinze ibintu by'igiciro kandi bitari ibye. Hari ijambo abarokore tugira Pawulo yavuze, yararimo abaza abantu ngo abayuda turusha iki abandi. Baravuga ngo tubarusha mu buryo bwose. Icyambere tubise ibyahumetswe n'Imana. Buretse reka mbasabe iki, ni ukuri kundi mu mutima, ni ukuri kwera. Hari uburyo abantu bigishamo butandukanye, ariko mba numva ashaka ko umuntu ankurikira byonyine ku buryo nshobora kurinda ndangiza kwigisha nta haleluya ntege. Ninyitera nushaka kuyihorera, pfa kuba mbona uri mu ndeba byonyine. Sindi buvuge ngo bwira mugenzi wawe, sindi buvuge ngo munyeganyeze. Izuba n'ibiribwa byahenze biri hanze n'ibitamunyeganyeza bizarorere. Munyeganyeze, mundebere mu maso. Nagize umugisha asanga n'uwoyoboye gahunda ntarimo ayobora avuga ngo rimunyeganyeze nimunyeganyege. Rero nanjye ntabwo ndi bukunyeganyeze. Mumbwirire, murebe mu maso, mwandikeho, murebe, mundebere, ntabyo ndi buvuge. Mumbwirire iyi mikoro irimo iravuga neza, urimo uranyumva. Ubwo ndurimo unyumva? Yaravuze rero Pawulo, aravuga ngo icyambere tubitse ibintu byavuzwe n'Imana. Kubika ibintu byavuzwe n'Imana birahenze kurenza ubutunzi abanyegiputa batunze.
kandi ikintu gitangaje, hari igihe umuntu yiteragura hejuru ngo abise ibyahumetswe n'Imana, nta n'akadomo k'ibyahumetswe n'Imana abizi. Iyo umuntu abise ibyahumetswe n'Imana abirindisha ifuhe rikomeye. Iyo umuntu yagize umugisha wo kumva ikintu Imana ikuye mu kanwa ikavuga, cyane cyane cyanditse muri ibi byanditswe byera, ukirindisha ifuhe rikomeye kuko kirahenze, tukirusha abandi. Ni uwuhe mumaro se wo kuba tubitunze? Kuba dutunze ibyahumetswe n'Imana bitumariye iki? Ndashaka kuvuga umumaro umwe wonyine. Bituma tutagwa, bituma dukomera ku munsi mubi. Umuntu wese uri muri iri teraniro, wabyemera wabyanga, uri umukandida wo kuzahura n'umunsi mubi. Si ngombwa ngo uvuze induru, uri umukandida, waba uri umwana, waba uri umukecuru, waba warabyaye, waba utarabyaye, imbere yawe hari umusozi witwa umunsi mubi uzacaho wanze ukunze. Niganye n'umuhungu wangaga imibare, akanga n'abarimu bayigisha. Yabonaga umwarimu w'imibare aje agafata udukaye twagasohoka akigendera. Ati ngiye niga imibare yarananiye. Yangaga imibare cyane. Musi umwe ndamubwira, nubwo yanga mu kizamini cya leta uzayitabira wanze ukunze. Nudakora imibare n'ibindi byose wakoze bizaba ubusa. Arambwira ati ntacyo nzaze nishaka mbone zeru, ariko sinzayiga. Ni ntacyo nubwo wanze kuyiga rero uzayibazwa. Rero ijambo ry'Imana nicyo cyonyine kizatuma utanyeganyega ku munsi mubi. Iminsi mibi ibaho, uwakwitaga sheri akakwita Satani izuba ryaka, ntacyo mupfuye, utamubwiye nabi, wamukuriyemo inkweto ukamuzanira udukamambiri, wamutereye agapasi akaguhinduka ku manywa y'ihangu, akavuga ngo si umugabo nashatse n'ubwanwa bwonyine. Iminsi mibi nk'iyi ibaho. Iminsi mibi ibaho, umugabo wagushatse avuga ngo umugore afite ameze nk'akazuba ka mu gitondo n'amazi yo kwiteke. Iminsi mibi yinjira idakomanze. Umwe wakwitaga ngo urutuzi two kwiteke akavuga ati nuko umubona arya gusa, nazanye umugore urya ararya ntajya haga, tameze nk'akagurube. Iminsi mibi nk'iyi ijya yicokamo. Wabyanga wabyemera, uri umukandida wo kuzahura n'iminsi mibi. Abantu bakoze ubukwe, abantu barababwira muzabyara hungu na kobwa, iminsi mibi ibaho. Hari umuntu wigeze kumbwira ati mukozi w'Imana wazanyingingiye Imana basi nkazatwita inda y'amezi 3. Inda yanjye umwana akamara amezi 3 mu nda gusa, yashaka ikazahita ivamo. Ati basi umugabo wanjye na mabukwe bakabona ko nanjye natwita nk'abandi babyeyi. Urumva atari afite iminsi mibi? Ugira ngo byari byaratumye abantu batamubwira ngo uzabyare hungu na kobwa, uzose uzaheke. Iminsi mibi igiza utwo tugambo twose ikaducecekesha. Ningera ku nkombe ya rwa ruzi, uzame gutinyuka amazi. Amasaha yagiye. Iminsi mibi ibaho. Yarambwiye ngo uzanyigingira Imana, uyinsabire basi ntwite amezi 3 yonyine, nishaka izavemo, ariko njyane n'amabukwe n'umugabo wanjye kwa muganga, bancishe muri radiography, muri ecography, mabukwe n'umugabo wanjye babone ko mu nda yanjye harimo akana. Nigashaka uwo munsi kazahite kava. Ababwira nusabye nabi,
reka nkwingingira Imana basi nubwo wabyara kamwe, usibye ko no gutanga benshi bashoboye, ariko basi nawe uzabyare. Ati ibyo ngibyo narayibisabye yarabingimye, nishaka imico ngicyo nyisabye ntacyo gitwaye. Hari igihe imvura ikunyagira wenyine, ubwo uzi ikibi cy'imvura ikunyagira wenyine. Wese ko nangiye kubona abantu barimo biriza muri iri teraniro barimo barira, buretse kurira, buretse kurira, buretse kurira, kurira bubiretse. Ikintu cyagutambutsa muri iyo minsi ni iki cyonyine, ni iki, ni iki. Njyewe nkunda kurwara, abana banjye bakunda kurwara, ntabwo mvuze ko mbikunda, abana banjye bakunda bararwara cyane. Ubu rero imiti myinshi ndayizi, ndayizi. Hari ukuntu ukarwara nkahita amenya imiti muganga yandika byanze bikunze. Gusa uko hari imiti muganga yandika akakubwira ngo iyi miti uwo mwana agomba kuzayinywa akayimara. Hari imiti yitwa antibiyotike. Antibiyotike nta muntu uyicishiriza, urayinywa paka irangiye. Nta muntu ucishiriza ku baritemu, urazinywa paka zishize. Iyo utazimaze, iyo malariya igarutse irakugubangura. Ariko paracetamol ushatse wanywa kamwe umutwe wakira ukarekeraho. Iri jambo ry'Imana ni antibiyotike, uba ugomba kurinywa ukarinywa kugeza igihe iri jambo ry'Imana ni antibiyotike, uba ugomba kurinywa paka n'infinema, ni ibintu bitarangira. Ayiwe cyamye Imana nyigireho umugisha mu nyumvi. Ko hari igihe umuntu anyagirwa, imvura ikakunyagira. Muzi ikibi cyo kunyagirwa wenyine? N'imvura uyumva wenyine. Niyo ubwiye umuntu ngo nyugamisha, arasenga ateze ndakugamisha kuri iri zuba, cyangwa uri umurwayi wo mu mutwe. Hari igihe imvura ikunyagira, wanabwira umuntu ngo nyugamisha, akaba yasenga ateze wowe urugama kuri iri zuba kandi imvura ikumereye nabi. Umuntu wumva amagambo yanjye akayakomeza azamera nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, byose byikubita kuri ya nzu, ariko ntiyagwa. Zimwe mu ntego z'iyi mvura, objectif z'uwo muyaga, intego z'uwo muvu ni ukugira ngo inzigwe, ariko iyo ishinze ku rutare ntacyo yaba. Ndashimira Yesu iby'itorero we yasize arishinze ahantu hizewe. Yaravuze ngo itorero ryose ize ryubatse ku rutare n'amarembo y'ikuzimu. Abakunda Yesu we, haleluya! N'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Ibi Yesu yatubwiye, yasize nawe yubatse inzu dutuyemo, inzu tubamo, Yesu yayisize ku rutare. Yaravuze ngo itorero ryanjye ndishinze ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Hanze haba utuyaga twinshi, cyane cyane iri ryacu ryo rigira imiyaga myinshi. Byari byo byose namwe mujya muyumva. Imiyaga ikaza ari myinshi ukagira ngo rirarangiye, ariko nyiri itorero yasize arishinze ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntabwo yarishobora. Iyi mvura igikwa, iyi mvura ari igihe kunyagira, umwana wibyariye kamwigisha kugenda, agakambakamba umureba, ukamuhanagura yiyanduje, ukamwigisha kuvuga, ukamujyana muri materineri, ukishyura pirimeri, ukanishyura segonderi,
na kaminuza akayirangiza, yagera mu kazi akakubwira ngo ubwo rero nawe warabyaye ntuzongere kumbyara, nyamara ibikunyagiye ntuzongere. Ku buryo umubyeyi asabiriza afite umwana wicaye muri ofisi zikomeye, kajya bamucaho bati dore mama wa mugabo uciye hariya muri vewiti. Umubyeyi arimo asaba, nyamara nayo iba ari imvura, nayo ikibaho. Mukomere ku munsi mubi. Gukomera kwanyu bizatuma mubasha guhagarara mutanyeganyejwe n'uburiganya bwa Satani. Iyi mvura iragwa, umuntu agategura ubukwe bugapfa, na invitation yazisohoye. Si ubu mwakwihanganye mukareba hano, imwihangane munkurikire. Agasohora invitation za mbere ubukwe bugapfa, kongera agasohora bugapfa. Ewe bagasigara avuga ati nta bukwe nkitegereje. Hano n'umuhungu bamubonanye nawe, kajya bavuga ati amaze gupfusha ubukwe kabiri, bigahagarara. Iyi nzu yawe idashinze ku rutare, washiduka n'urwagwa warunyweye. Yobu, iyi mvura yamwinjiriye mu rugo. Ubundi hari imvura, korari Hosiyana yaravuze ngo hagiye kuzagwa imvura y'impangukano. Imvura y'impangukano ni imvura igwa itakubye, ikagwa utaza yiturutse. Ni imvura igwa nta gacu kayo wabonye ukabona iraguye. Yobu yagiye kubona imvura nk'iyi iraguye. Umuntu wa mbere amuzanira amakuru, aramubwira ngo twari turagiye inka, baraje barazitwara, n'abandi bashumba bagenzi banjye barabica, asigaye njyenyine ninjyeho kubara inkuru. Nimusoma igitabo cyayo, uwabaraga inkuru mbi yasohokaga abisikana n'undi. Uwaje kuvuga iby'inka yabisikanye n'uje kuvuga iby'indogobe zapfuye. Uw'indogobe agisohoka, undi winjiye we yarantangaje. We yabwiye Yobu ngo umuriro waturutse mu ijuru uraza utwika intama n'abandi bashumba, ninjye usigaye njyenyine. Umuriro waturutse hehe? Umuriro waturutse mu ijuru uraza utwika intama za Yobu. Ntabwo zatwiswe n'umuriro waturutse ikuzimu, n'umuriro waturutse mu ijuru uraza utwika intama n'abagaragu, ninjye basigaye njyenyine. Yari afite umugore Imana ishimwe ko atanditse muri Bibiliya. Mugore wa Yobu yaramwegera aramubwira ngo uva nkugire inama, shaka igitutsi kiremereye utuka Imana, ndabizi irahita kwica. Inzu ya Yobu yari ishinze ku rutare, aramubwira ngo ubaye nk'umwe mu bagore b'abafafa, twakwakira ibyiza bivuye mu kuboko kw'Imana, ibibi byaza nitubyakire. Aramubwira ngo Uwiteka niwe wabimpaye kandi niwe ubyishubize. Aravuga ngo izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Yari afite inshuti mbi eshatu, ziramusanga zimarana nawe iminsi 7 zimubwira amagambo y'urucantege. Yababwiye irindi jambo rigaragaza ko inzu ye iri ku rutare. Yarababwiye ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje kugeza ubwo nzapfa, sinzikuraho kuba inyangamugayo. Iyi nzu ishinze ku rutare, iminsi mibi ikaza uganira nayo, ukayibwira ngo wa minsi mibi we itonde, ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Kandi ubu ndimo mvuga gutya, hari abantu ndimo nganira n'imitima yabo. Yego, ko ari iminsi mibiza nizagiza ujye uganira nayo. Nimunyumve torero, ntabwo iminsi mibi igikomanga. Iminsi mibi yinjira sans audience, idakomanze. Ntabwo igivuga ngo hodi
ngo mbese ninjire, ushiduka mwicaranye kuri saramanje murimo musangira, usiduka murimo musangira. Ayiwe, uko iminsi mibi yinjira idakomanze, iyi nzu yawe ishinze ku rutare, ni nako iminsi mibi isohoka idasezeye. Aha, uko iminsi mibi ikwinjirana idakomanze, iyo usanze inzu yawe, iyo usanze umutima wawe warawucengeje muri Kristo, umutima wawe wuzuyemo ijambo ry'Imana, uko iminsi mibi yinjira idakomanze, ni nako isohoka idasezeye. Hari igihe iminsi mibi yinjira, umuntu yagiraga abakiriya bamuhahira batoye umurongo, agategereza n'umwe agaheba. Hari akaririmbo, reka nkaririmbe mvuye ku ruhimbi, ntabwo karirimbiwe Imana, ni akaririmbo k'abanyamaganya. Iyi si duhetse bamwigenda bosa, abandi kabagora, twayigize iki? Ubuzima bwanjye ko bwirabura, nyamara abandi bana bona urwererane. Yewe dawe Mana ishobora byose, mozaya marira nanjye umugisha. Hari n'akandi uwo mugabo yaririmbye kavugaga ngo naba nawe, nibe nawe, naba nawe, wigiriye inama usanga inzira ya ibi ni biki ko naherutse nzi koga. Iminsi mibi ibaho, bene data bandi mubona bagwa. Hari igihe baba bahuye n'iminsi mibi ariko nta jambo ry'Imana. Kuko iminsi mibi ibaho, uko muzi abantu batoye imirongo bikingiza COVID, natwe dutora umurongo tubika ijambo ry'Imana rihagije, kuko iminsi mibi ntabwo tuzaburana nayo. Iminsi mibi ibaho, nyoko boko kabanza kukubera nyoko, kajya ubona wabonye mama wa kabiri, indi minsi ikicokamo, akajya avuga ataba kazana baragwira. Ubiyingwe iyi mpyisi umuhungu wanjye yayishakaga, reba hehe. Iyo utabise ijambo ry'Imana, utangira gukunja ingumi gukubite nyoko bukwe, kajya uvuga turiya mukecuru nzamuzibura. Iyo utabise ijambo ry'Imana biranga, kavuga ati buretse uriya mukecuru nzamwereka, yagize ngo abasingakazi turakina. Ni iminsi mibi yaje abika ijambo ry'Imana. Iminsi mibi ikura umuntu ku ruhimbi hano imbere, ikamujyana ikamushugunya inyuma hari akajya yicara ku gatebe k'inyuma, hari inyuma hari. Iminsi mibi mushugunya hari, iyo atabise ijambo ry'Imana. Utu dutebe twaha imbere turaryoha bene data. Umuntu aba yicaye mwese abareba mu gahanga, ubwo uzi kugukura hano. Iminsi mibi ikaguterura ikakujugunya hariya. Iyo nta jambo ry'Imana wabitse mu mutima, wahita ushinga akabari k'ibikwangari hariya hepfo, ukajya unywa. Yewe muntu, hari inzoga yitwa dunda ubwonko, ukajya unywa dunda ubwonko. Ntacyo museke, ariko naje kubasaba kubika ibyanditswe bihagije. Umuhanuzi muto muri iyi Bibiliya, nta nubwo ari umwana nuko tubita bato, yaravuze ngo ivomera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugira gute. Iki gihe cyo kugotwa nta muntu n'umwe wemerewe kukirenga kibaho. Nta wakirenga, nta ni korasi yakirukana.
nta n'indirimbo yakinyeganyeza. Iki kinyeganyezwa n'ibyanditswe byera byonyine. Kubera iki? Iminsi mibi yinjira idakomanze. Imvura hari igihigwa idakubye. Iyiguye igasanga inzu yubatse ku rutare, ukanakora akandi kantu kamwe ko kuyihima. Kuyihima ni ugukora iki? Nimwihangane mu nyumve. Guhima iminsi mibi ni ugukomeza gukora ibyo ugomba gukora utitaye ko iyo minsi mibi hari. Niba ushaka gusohoka mu minsi mibi, komeza ukunda umurimo w'Imana utitaye ko ufite iminsi mibi. Gusenga ukomeze ubikore, ubigende hejuru uterane. Hari akarimbo twageraga muri segonderi, hari abantu bahita baza kukibuka kuko abanyeshuri benshi barakarimbaga muri icyo gihe. Karavugaga ngo umuti wabyo warabonetse wo guhangana n'ibigeragezo, nuko bisuzugura ukabisuzugura. Wahura na bamwe babisunika bakakubaza amakuru yawe, uzababwira uti ni meza kuko Yesu ari muzima. Karimbo kari keza cyane. Muti wabyo warabonetse wo guhangana n'ibigeragezo, nuko bisuzugura ukabisuzugura. Wahura na bamwe babisunika bakakubaza amakuru ya, uzababwira uti ni meza. Kubifata nk'ibitariho ukabigenda hejuru, kubifata nk'ibitariho rero ntabwo wabishobora, nta byanditswe byera bihari. Bibiliya yavuze ngo umuntu wumva aya magambo akayakomeza azamera nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ariko ntiyagwa kuko yari ishinze ku rutare. Ntiyagwa. Inshuti zayo zaramuganirije. Bibiliya yanditsemo ngo zibanza kumiririra iminsi 7. Iminsi 7 irashira. Azihamiriza bwa nyuma, zenda kugenda zemeye ibyo avuze. Hari undi mugabo tutabonye umwanya wo kuvugaho witwa Elihu. Uyu we yari umugome cyane. Ngo yari agasore gatoya yegera Yobu, aramubwira ngo abasaza byabananiye kukwemeza ko waguye, ariko ngewe mutoya reka nze nguhangare. Yobu mu gusoza igitabo cye, inzu ye yari ishinze ku rutare, yaravuze ngo ariko ngewe ubwanjye nzi ko umucunguzi wanjye ariho, amaherezo azahagarara ku isi. Uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana afite undi mubiri, nzayireba ubwanjye, nzayitegereza. Nicyo gituma umutima wanjye umazwe n'urukumbuzi. Aravuga ngo kandi umutima wanjye nta kintu kibi uzigera undega nkiriho. Haleluya. Bisi inzu zanyu muzishinge ku rutare iminsi ni mibi. Inzu zanyu muzishinge ku rutare iminsi ni mibi. Mukristo atangira inzira, nta n'akanya gaciyemo yahise yikubita mu isayo gahinda gasaza. Umuntu wari uri kumwe na Mukristo mu isayo gahinda gasaza yarya yitwa nde? Yitwa nde? Zamura akaboko. Yitwa Nyamurya. Nyamujya irya nino, nukujya irya ariko ukagaruka. Nyamujya irya. Kugira irya nino mwumva icyo ari cyo? Nuko uri mu iteraniro uti kuko umwami Imana azantaba, nicyo gituma namwa mu maso yanjye arakomeye hameze nk'urutare. Wagira mu rugo amarira agashoka, ariko Mana umuri yewe mbona warana, ubu nibaza n'ubumana bwawe bukanyobe. Abandi bantu bagirira neza, none ngewe wagira ngo ndi igicibwa. No muri korari yawe uzibeshye wongera umboneyo sikiwe.
uwamubona mu rusengero arimo avuza induru ngo kuko umwami Imana azamutabara, niwamubona mu rugo yenda kuniga Imana. Niko kugirya nino, ni ukudashikama ahantu hamwe. Abari mu ikorasi, yewe biruhanya tuza kuzamuka, yewe biruhanya tuza kuzamuka, abikora ari imbere y'abantu. Yagera mu rugo amaganya akamujwigiriza ngo haya Abisirayeli manu mu butayu, wabahaye amazi yo kunywa avuye mu rutare. Ibyo se wabakoreye ubu byarakunaniye, wagira ngo uri umukecuru warashaje, nta bumana bwawe nyibona. Buryo uba wabaye nyamugirya nino. Kuba nyamugirya nino ni ugukomera mu mwanya muto, ubundi ugakonja mu wundi mwanya. Ni ugushyuha mu mwanya muto, uwundi mwanya ugahororomba nk'umuhoro waraye hanze. Nje nkunda umukiza wanje, wanyitangiye igorigota ku giti. Uramubona n'akaririmbo arimo araririmba, nkunda umukiza wanje, uramureba ukabona arasa nkabyo. Ariko ikikwereka ko ari nyamugirya nino, imvura nimujojobere gatoya urebe. Bwire ngo Yesu ashimwe akwihorere. Ashimwe se yagize ati akwihorere. Yesu ashimwe. Nimumushimwe mwebwe mwaraye muriye. Yesu ashimwe. Arashimwa se ko mwambaye impeta njyewe ndayambaye. Kwirirwa mbwira ubukwe bwihuse mbere yabumbwiriye se bwabaye ryari, ariko umwanya wamubonaga kare ashyushye wagira ngo ntabwo azibuka iwabo wambeho. Uko ni ukuba nyamugirya nino. Ikintu rero kigaragaza ko ari nyamugirya nino ni isayo. Ibundi isayo nta muntu n'umwe wayirenga. Ikintu kigaragaza ko ari nyamugirya nino ni isayo. Imbere yacu twese hari isayo. Ngo bigiye imbere, ariko mbere yuko bagenda mu Kristo, nyamugirya nino abaje mu Kristo atari kubundi mbere yo kwirukanga nk'abatazi iyo tujya. Banza usobanure hano tugiye kujya hameze hati. Mu Kristo ati ni igihugu cy'amata n'ubuki, abariyo bose barakundana, nta nzara ihaba, haba ibyishimo n'umunezero. Nyamugirya neterekeraho ngo twirukange tudakererwa. Nta mukobwa wahugumirwa, abasore baho bose barashyingirwa, inka zaho zibyarira igihe. Ati nta hantu hari amahoro, akazuba kaho kararinganiye, nta muntu waho wicwa n'izuba, nta mukecuru witwa. Nyamugirya ati rekeraho ngaho, twihute twirukange tugereyo. Mu Kristo sikuri yamusubije, yaramubwiye ngo njyewe simbasha kwiruka, nikoreye umutwaro undemereye. Ba nyamugirya nino nta mitwaro ibaremereye bagira. Ba nyamugirya nino bahora muri vitesi ya 5, nta mutwaro uremereye bagira. Yaramubwiye ngo twirukanke. Mu Kristo ati njye ntabwo ndimo mbishobora, nikoreye urutwaro rundemereye. Nyamugirya ati ko nawe ureba. Mu Kristo ati hano mu mutima ndaremereye, sinye mbona ngeze iyo njye ngo mbanze naturiye umutwaro mveho. Kawe ati ntacyo, dupfa kuba tuzagira mu gihugu cy'amata n'ubuki. Bicoka mu isayo. Mu Kristo atangira kurengerwa. Nyamugirya nino avuze induru ati mu Kristo we! Mu Kristo aramubaza ngo mu Kristo we ugeze he? Mu Kristo aramubwira ngo nanjye simbizi. Nyamugirya nino tayo niyambata n'ubuki se wambwiraga. Aramubwira ngo mva nkubwire mu Kristo, icyo gihugu cy'amata n'ubuki uzakiberemo wenyine. Nimunyumve, kimwe mu bintu bituma umuntu acogora n'isayo irimo, kandi iyi sayo twese tuyicamo. Iyo umuntu ageze mu isayo hari akajambo asigarana, aravuga ngo mbasigiye korari muzayiririmba mu mwenyine, ukagira ngo ntacyo yari imumariye. Ivuga butumwa muri komeze njyewe ncogoreye aha ngaha, ni mu isayo abageze. Iyi sayo ibaho. Aramubwira ngo ikomereze, icyo gihugu cy'amata n'ubuki uzakiragwe wenyine. Mu Kristo aramubwira ngo wakwihanganye. Nyamugirya nino ngo yamusezeye, ngo arimo yisayura, ngo yerekeza ku nkombe y'iwabo.
abatereka nisubirireyo. Uzi ikintu cyantangaje, asubiyeyo ageze iwabo mu gihugu kirimbukiro ngo yasanze abagabo biteguye kumukoba. Bavuga bati yo, umugabo ufite ubwanwa wajyanye n'umugabo mugenzi wawe mu rugendo rugisiyoni, none urandani uragarutse dore ukareba. Wabuze kugwa hakiriho urwagwa ruryoshye rw'ibitoki, none uje kunywa ibikwangari. Niba guha urwagwa rukoze mu matafari wumve, twanyweye rukoze mu bitoki, none uje kunywa rukoze mu matafari. Abapagani bazasanga hariya Imana yafashije mukanyumva koko. Abantu badatunze ijambo ry'Imana rihagije, iri jambo abapagani bazaribabwira. Babwira ati mwabuze kuza shaho hakiriho indaya nzima, muje zose zararwaye sida. Mwabuze kuzakiriho urwagwa rw'ibitoki, none muje murimo mu urwagwa rukoze mu matafari n'isukari na munyu. Ubu ngo muje kunywa urwagwa, ngo baramukobye, ngo haciyemo iminsi mike ngo yihesha amahoro amera nkabo. Ari nye isoni arazishira. Nimwumva ko mukristo asigaye wenyine. Kuba waraciye mu isayo gahinda gasaze ntugwe, nibisobanuye ku musozi biruhanye uzawurenga utabutereye nawo. Nuze gukangisha ngo wasimbutse ubukumi neza mu mahoro. Hari no kuba umugore nawo n'undi musozi ugutegereje. Ubwo rero waruzi ngo wavuye mu bukumi, ngo nashimira Imana, ngo ukize ubusore arabubagira, ubugabo bwuzabucikira he? Ahantu babucikira ngaha ni mu byanditswe byera. Abakunda Yesu, haleluya. Ahantu babucikira naho niwo harimo amagambo atuma umugabo akomera nubwo ntabyo kurya atahanye. Hakagira amagambo avuga nubwo yabwira umugore ntayumve, kajya avuga ati kuko umwami Imana azantabara. Nubwo uyu munsi nahize singira icyo nyura, nicyo gituma namwara. Mu maso yanjye harakomeye hameze nk'urutare, kandi utsindishiriza ndi hafi ntabwo nzakorwa n'isoni. Munyitabe we, haleluya. Hey, ayiwe. Kuba wararenze isayo gahinda gasaza nibisobanuye ko biruhanye dahari. Kandi kuba mu isayo gahinda gasaza ariho mwanyuranyemo murimo mugeragezwa bingana, nibisobanuye ko biruhanye utayiterera wenyine. Araterera, arayizamuka. Agezemo hagati arasinzira. Sinziriye baramukangura, ariko mu kugenda ati umuzingo. Se tuganire muracyahari? Ati umuzingo. Umuzingo murabizi? Abantu bajya bavuga ngo njyewe ngo ningwa nzabyuka. Hari igihugwa ukabyuka umuzingo waratakaye. Nta muzingo ufite. Igihugwa amenyo yarashize. Abantu bose bagose ko babyuka beneda. Ngo nubwo igiti ngo cyaba cyaratemye ngo kirongera kigashibuka, biterwa n'ubwoko bw'igiti. Ibiti byose se birashibuka. Hari bidashibuka. Karaka jambo kitwa kugwa mujye mukitondera ni kabi cyane. Ngo ngiyewe ngo nubwo nagwa ngo nzongera mbyuke. Ngo nubwo ngo igiti ngo cyatemwa ngo kirongera kigashibuka ngo ngiyo cyumvise amazi. Iyo cyumvise iki? Ntabwo igiti cyakumva amazi kidafite imizi mizima. Imizi mizima ni ijambo ry'Imana. Ntabwo umuntu yakongera kubyuka kubyuka ubundi ni iki? Ni ryari umuntu abyuka? Ni musomo rwandikiwe Abaheburayo. Haravuga ngo ntibishoboka ko umuntu wasogongeye iby'Imana agasogongera ku mpano y'Imana yarangiza akagwa. Ntibishoboka kumuhindura mushya ngo yihane. Mwabyumvise? Yakakajambo kitwa kugwa mukirinde cyane, kuko abantu benshi bagwa ntago bagaruka. Ntago bagaruka. Satani azi ubwenge, ababonye impari ntago yakwihombya.
agira umugisha rero, agira umugisha wa mutwaro umuvaho, ngo umutwaro ngo uratogoka. Umutwaro umuvuye ngo haza abagabo batatu. Aba bagabo batatu baje ari uko yamaze kuva mu isayo kandi arimo arembera biruhanya. Ngo abagabo batatu, ngo umwe yamubwiye ijambo ryiza, yaramubwiye ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Undi amukorera ikindi, ngo aramwegera amwambura ubushwambagara yari yambaye, amwambika imyambaro. Undi amuha umuzingo. Mukristo arakomeza. Niwumva ko ujije ibintu bitatu? Murahari? Haleluya! Niwumva ko yujuje ibintu bitatu? Ibyaha yabibabariwe, yambitswe imyambaro mishya, yahawe n'umuzingo. Ibyo ntabwo bihagije, ntabwo bihagije, ntabwo birangiye. Imvura iracyagwa, ntabwo irarangira. Kugira ngo mbakopeze aho tuza gusoreza, imvura irangira ari uko umuntu yambutse uruzi rwitwa urupfu. Mu gihe uruzi rwitwa urupfu utararwambuka, itegure kunyagirwa. Bibiliya yanditsemo ngo ucyambaye umwambaro w'intambara atabaye, ye kwirata nk'uwukuyemo atabarutse. Uwukuyemo atabarutse ninde? Nuwo twamaze guherekeza, nuwapfuye. Ubundi muri iri teraniro twese turi abakandida bo guhura n'ibyago n'amakuba. Bibiliya avuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni bingahe? Uwiteka amukiza muri byose, ariko amukiza muri byose byamugezeho. Yahise aca mu isoko ryitwa isoko ry'imburamumaro. Iri ngiri rimeze nabi itorero. Iri soko ry'imburamumaro rimeze nabi. Oh la la! Imana ni mumugisha nanone mwongere munkurikire. Iri soko ry'imburamumaro rimeze nabi hanze hawe. Ababyeyi benshi ryabarijije. Igitabo cy'umugenzi cyo kiravuga ngo muri iryo soko ubona abantu bambaye ubusa ku buntu utishyuye, ubona abantu barwana nta byo kwishyura, ibintu byose bibi ubibonera ubuntu, kuko ni isoko ryitwa iry'imburamumaro. Muri iyi minsi hari isoko ryeze abagabo benshi bitabiriye ryitwa beti. Kubetinga murabizi? Ni uburyo umuntu w'umugabo ashobora kubetinga, akanabetinga akabati n'ibirimo byose. Kavuga ati Chelsea yanjye, Chelsea yanjye ndayizeye, iriya Chelsea mubona yaramvunnye mw'abantu. Akajya yishyiramo kandi hano mu Rwanda Chelsea iri mu Bwongereza, yaramvunnye kuyubaka byantwaye imbaraga. Arsenal ntabwo yansinda, nawe yishyizemo ati nimugira ngo ndabeshye, niba dutsinda ka kabati k'iwanjye niba kabonyera uzaza ugatware n'ibirimo byose. Ubwo niyo bivuganye n'umugore, mukanya cyambere kikajyamo, umugabo icyuya kikamanuka, ati umugore ndamubwira ngo cyakabiri kikajyamo, akatangira guhamagara mama ati mama yiwe, ati umugore ndamubwira ngo ibi bikajyamo ari byinshi. Wa muntu babetinze akabataraza akagatwara kose. Hari n'umuntu bigeze kurya moto kandi umugore ari we wayifashe mu buryo bw'inguzanyo. Uwo mugore atanga ingwate y'inzu y'iwabo ahavuka, bagura moto. Akagerwa mu rusengero ati Imana yari yarabitubwiye, yari yarabivuze. Kumbe umugabo ari hafi guca mu isoko ry'imburamumaro. Ahageze ati njyewe, ati Ubufaransa buzatwara igikombe cy'isi. Mbappe, ubwo uzugura Mbappe yirukanka kugira ngo afite amababa, bazatwara igikombe cy'isi. Undi ati nibagitwara, njyewe nibagitwara bavugana amafaranga. Undi ati nanjye nitutagitwara iriya moto yanjye uzayitware.
abona Ubufaransa bugeza muri 1/8, unabugeza muri 1/4, bugeza muri 1/2. Ati nture aba Abafaransa banjye. Agiye kubona abona igikombe Ubufaransa ntibugitwaye. Moto baragitwara. Bayitwaye umugabo ataha areba nk'umugabo wari ibiryo by'umwana, agenda yubitse umutwe. Umugore ati motiriye madame, mutware motiriye. Ati motiriye motirihe aho ngo muba mwaguranye, uba wabaye umugore yabaye umugabo. Dore uko areba motiriye. Hari ikintu rero nagira ngo nkubwire mugore mwiza, niyo utamwitaga mwiza icyo gihe urabivuga rwose. Mufasha mwiza Yesu yamaye. Mugore mwiza mu ijuru bampaye, bakumpaye bagutekerejeho pe. None rero mufasha mwiza, hari ikintu nagira ngo nkubwire. Nahuye na Satani ugenda n'amaguru. Umugabo akinjira nk'umwana akarya inzara. Nahuye na Satani ugenda n'ibirenge pe. Umugore atekagira inkuru, mwahuriye hese? Aturabona maze iminsi mbetinga ndi muri beti. None Abafaransa bankozeho. None se uvuye mu Burayi mu Bufaransa byagenze bite? Ati ya moto urabona ya moto? Arya ijambo ry'Imana ngo ryarabuze. Iyi minsi turimo umuntu tubatse ku ijambo ry'Imana amatwa azashyuha. Iki ni igihe abitorero twari dukwiye kwicara, ibyanditswe byera bikatubamo bihagije. Moto bayiriye badese, ati nabetinze barayitwara. Umugore akiyambaza iziwabo n'izapfuye kera. Moto bayijyana muri iryo soko ry'imburamumaro, nimba mubyibuka neza, niho Mwizerwa yapfiriye. Mwizerwa we baramwishe, mu Kristo yahavuye wenyine. Iri ry'imburamumaro rimeze nabi hanze aha. Iri soko ry'imburamumaro rirashyushye, ibwo bihenze. Ibiricururizwamo bimeze nk'ubuntu. Yesu we yaravuze ngo nimuze murye munywe mudatanze ifeza. Niwe wenyine watanze iri tangazo. Aravuga ngo nimuze murye munanywe, nta kiguzi na kimwe mbasaba. No muri iri soko ibyo Yesu yavuze ngo abantu baze barye bananywe ni ibintu bikomeye ubundi bihenze. Ariko no muri iri soko ibyo batangamo ni ubuntu, ariko ni ubuntu ubuguze ubusa. Nimwumva ko turenze isayo gahinda gasaze. Hari ikindi gikombe cyitwa igikombe mucisha bugufi. Muracyamurikiye? Turirimbane. Abatinyuse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntabwo azacogozwa n'incamu,
abazimubwira nibo abanzi be bose nibamugarura mu nzira isemo ijya mu ijuru. Abanzi be bose nibamugarura mu nzira isemo ijya mu ijuru. Mujye undindisha umwuka wawe mbone kuzaragwa kuba kwite have wawe haye nimunyihorere namara majepe kujya have wabwobawe nimunyihorere namara majepe kujya mu ijuru. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Munyitabe cyane. Haleluya. Nugutinyuka, hatinyuka ufite inzu iri ku rutare. Niwe nubwo imvura yakubite, nubwo imvura yakuba hakira hari ku manywa, ntabwo bafite inzu ye iri ku rutare. Ntabwo azacogozwa n'ishamugongo, aye abazimubwira nibo bazapfa. Abanzi be bose nibamugarura mu nzira isemo ijya mu ijuru. Aye abanzi be bose nibamugarura mu nzira isemo ijya mu ijuru. Nugutinyuka, kuko twebwe impamvu bisaba gutinyuka ni iyihe? Ntabwo ibyacu bivaho, twebwe turaguranirwa. Yobu yaravuze ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Mbereka impamvu bitavaho tuguranirwa. Mumfashe kano karirimba. Imibabaro yanjye yose nikwa ahinduriye imibabaro ngwanezeze. Imana ishimwe kuko yumva maze. Aye Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose nikwa ahinduriye imibabaro ngwanezeze. Imana we ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Dore guhindura ntabwo Imana ikuraho, irahindura. Nukuba wari ufite umugabo ugukubita yakizwa hagahita haza umuturanyi w'umurozi. Uyu murozi yakizwa, nyoko bukwe ati nta mukazana mfite uriya ni ishyano. Mbega tuva muri bimwe tujya mu bindi. Pawulo aravuze ngo dukubitwa hasi, ariko nukuva muri bimwe tujya mu bindi. Ntabwo ari iterabwoba databuja ajya kugenda yasize abitubwiye. Yaravuze ngo kunkurikira ntabwo byoroshye. Yesu ntabwo ari umukoresha w'umutekamutwe, ntabwo ari umuyobozi w'umunyabinyoma. Iyi ndirimbo yavuze ngo uwaba atinyutse ibyago bingahe
byose. Iyi ntabwo ari inzira y'abanyantege nke, iyi ni inzira y'abantu b'ibiharamagara, ni abantu bemeye gusiga byose. Petero niko yavuze, aravuga ngo twebwe twasize byose uzaduha iki? Kugira ngo ube muri iyi nzira, Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira yiyange, yikorere umusaraba we. Iminsi ingahe? Vuga cyane, iminsi ingahe? Kugira ngo ukurikire Yesu byuzuye ni ukwikorera, ni ukubanza kwiyanga, ubundi ukikorera umusaraba iminsi yose. Hari akandi kajambo yavuze, aravuga ngo nuko musenge ubutagira gute? Alala, ubudasiba. Uyu ni umutwaro Yesu atajya yikoreza abantu batashinze ku rutare. Saba ko inzu yawe ibishinze ku rutare. Alala, bisaba ko inzu ibishinze ku rutare. Kandi ikimenyetso cy'umuntu ufite inzu ishinze ku rutare, amagambo ye y'ibimugerageza aba make. Ntabwo nkunda kuririmba, ariko sinzi impamvu numva biri mu biza. Nuko mukora imirimo yanyu, nzajya mbafasha mu mibabaro. Uwitanganza mugororera, ndazafuba umuseke utambitse. Uwitanga nzamugororera, ndazafuba umuseke utambitse. Hari ikindi gitero kivuga ngo nuko mukori mirimo yanyu, nzajya mbafasha mu mibabaro, mu miruho yanyu munaniwe, bimenywa n'imigambi yanyu. Niwumva mu miruho yanyu munaniwe. Iyo imvura irimo inyagira umuntu ushinze ku rutare, ntabwo agenda avuza induru ngo avuge ibyamubayeho, ahubwo mu miruho ye ananiwe, bimenywa n'izi migambi yacu. Niko indirimbo ivuze, iravuze ngo mu miruho yanyu munaniwe, bimenywe n'izi. Ntabwo ari ngombwa ko tumenya ko washonje, ahubwo Yesu nabimenye mbere yacu, kuko n'ubundi Imana itakurengeye ntawakurengera. Ntabwo ari ngombwa ko tumenya intambara ziri iwawe, usibye ko hari igihe biba ngombwa ko bimenyekana, ariko nanone bitaramenyekana, bwira Yesu byose ni inshuti yawe. Ibikubabaza n'ibigutera, arakunda, afasha abashavuye. Wizere ijambo rye, noneho wirira. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwisayo barahagwa, ku musozi biruhanya, iyo urangaye uhata umuzingo. Mu isoko ry'imbura mumaro naho hari abahapfira bakahasigara. Mu gikombe mucisha bugufi hari igihe amaganya akwinjirana. Hari ikindi gihome shaka gusorezaho, hari ahandi hantu hitwa inshidikanyamana. Igihome cy'inshidikanyamana. Mu bikombe no mu misozi niho duca tujya iwacu. Hari igihome cy'inshidikanyamana, ku buryo umuntu asigara yibaza ngo mbese Imana iyi niyo numvise.
mureke mbabwire, gutera Imana icyizere biterura Imana iwawe bikayirukana neza ntigaruke. Kubera iki? Bibiliya yanditsemo ngo umuntu utizera ntajya anezeza Imana. Iki gihome cyishidikanya Imana nacyo tugicamo, ku buryo umuntu bamugaragura bakamukaranga bagahindura, ukajya uvuza induru Imana igaceceka, ukajya uvuga ati reka ubu ndigira amatwi, yamaye amatwi iriyibagirwa. Ugashyira akaboko ku munwa ati Uwiteka we, ugategereza na nyiramubambe ndeka igusubiza ugaheba. Ndangamiye isezerano ryawe, mpagaze aho wasize, abo twasenganye barashubijwe, mbese uracyanyibuka, inkovu z'ibipfukamiro byanjye zindyamanywa nijoro, mbese isengesho ndira abandi baseka, ibuka isezerano. Inkwenene zabaye uruhuri, abanzi barishimye, nanjye ndi mubo wasize inyuma, anguka unsigasire, nyigisha gusesengura. Bijya bibaho, bijya bibaho ku buryo ubwira Imana ngo mbese ni wowe wari wavuze, ubu uri muca mu gihome cyishidikanya Mana. Aho ngaho ndaje nkubwira ikigabo kihagusanga. Iyo uri mu gihome cyishidikanya Mana, hari ikindi kigabo kibi kihagusanga. Iyo urangaye kikumara mu mwuka. Ijanisha rinini ry'abantu twicaranye hano bari mu gihome cyishidikanya Mana. Uzi kuvuga gusa, ntuzi gukora. Wakumva uvuga, nukuvuga gusa. Amagambo yawe Mana nanjye nashobora kuvuga, ariko gukora byarakunaniye. N'amagambo gusa nukwiri kuvuga gusa. Ni igihome cyishidikanya Mana. Nimwumva ko najwe na rimwe numva. Iyo umuntu ari mu gihome cyishidikanya Mana ajya ahantu hatuje, ajya avuga ati nabo Mana bwawe, ubu ndacecetse habe no kuva n'akajwi kawe basi. Nawe ngo wampaye urugora, urugo rwinshi n'imigeri ubu rwakuvuyeho, warambwiye ngo ni urugo rw'umugisha. Iyo urorera se, icyo ni ikishidikanya Mana. Iki ngiki abantu benshi bakigwamo. Uzi ko hari ijanisha rinini ry'abakristo bagushwa n'iby'Imana yababwiye. Ubwo rero wambwiye akazi ngo uzamakazi nawe, uzamakazi. Abatwiganya bose barakabonye, ninjye usigaye njyenyine. Iki ni igihome cyishidikanya Mana, ku buryo abantu benshi basenga nta cyizere bagifitiye Imana, baragishidikanyijeho. Cy'umuntu ajya hari ati ndashimira Imana, nigeze gusenga abwira Imana ngo uzame ibirayi mbihage, ati vuga warabihazanye. Jewe nabuze n'ikiro none oraza uvuga ngo warabereye. Ubu uri mu gihome cyishidikanya Mana, ukumva hari abantu Imana yageneye kugirira neza wowe utarimo. Abarahari havuga bati reka mfe kujya kugusenga n'ubundi byose ni kimwe nacyo narindi gukora. Ntacyo reka negure Bibiliya mfe kugusenga, mbere nagusengese ubundi wangiriye uti ntapasikeba.
abo twari mu kigero kimwe barashingiwe, abadatwite barabyaye, nanjye ndaho n'ubukumi nkwiruka inyuma n'ubutenge n'ubugutiya. Ubu wamariye si reka mfe kujya gusenga n'ubundi no gupfusha umwanya wanjye wose. Icyo ni igihome cy'ishidikanyama. Aho rero hari ikigabo kiba kiri hafi aho. Amasaha y'i Kigali we, ariko ndenda gusoza. Muri icyo gihome cy'ishidikanyamana hari ikintu cyitwa igihanda. Kigira umugore witwa Nyirabwihebe, Nyirabyiringiro bike. Muramuzi? Icyo gihanda cyitwa Bwihebe, gifite ubuhamya. Ni igihanda gifite ubuhamya ho, gifite ubuhamya ku buryo kigutembereza. Ngwino nkwereke. Icyo gihanda kiragutembereza, kikajya kikubwira ngo ubwo rero nawe ukomeje inzira ngo uzi kuzagerayo. Utu ni uduhanga tw'abene wanyu nishe. Uriya yaririmbaga muri korari, uriya yabaga muri Erayo, uriya yaririmbaga muri Erayono, uriya ni umuvugabutumwa mugenzi wawe, uriya ni wa wundi mwasangiraga igaburo dore agahanga ke ngaka ariya namutsinze aha. Ubwo se wowe uzagerayo? Dore n'uriya ni wa mubyeyi watangaga ifunguro, si ngaba bose baraha. Dore wa mucuranzi nguriya nawe namumennye agahanga. Dore na wa wundi wigishaga abantu ko bubaka urugo nawe naramurangije. Dore na wa wundi wahuguraga abantu bafite ingo zitari nzima, dore nawe singuriya namunywesheje itabi. Igihanda kigenda kiguha ubuhamya, kikakubwira ati rega ntabwo uzagerayo, ntabwo uzagerayo. Igihanda cyakwinjiranye uri mwishidikanyamana, kirakushwigiriza ku buryo uvumira Imana ku gahera. Dore uriya yakijijwe mbere yawe, singuriya arimo aranywa yewe muntu, harimo aratembagarandura umugi, singuriya kora nawe ngo uzagera. Igumira ahangaha, igumira. Yego baba, iki gihanda ni kibi. Ubwo uzi inama cyamuhaye ya mbere, cyaramubwiye ngo ushakire akagozi wiyahure. Niko cyamubwiye. Cyaramubwiye ngo niko mu Kristo we, ngo ushakire akagozi wiyahure. Ko n'ubundi gusubizwa byanze wakwiyahuye. Niko cyamubwiye. None se ndimo ndababeshya ntabwo mwasomye kiriya gitabo? Cyaramubwiye ngo reka nguhe umugozi wiyahure. Umugabo ukijijwe waramubuze, nkuzanira n'umuyisilamu wishingire. Waramubuze. Umugabo ukijijwe mwakora ubukwe bwe aramwitorera waramubuze. Urinze ugira imyaka 30 ngo ushakire n'uwemera ryangombe mwishingire ntacyo. Niko kwiyahura buryo. Nakuba wiyahuye. Ngo ushakire umugabo wasutse, umugabo ufite menshi washutse wadefirize, ufite imisasa agenda kubita gutya. Mugushakire umugabo umeze urya. Nacyo mfe kukuzanira n'umugabo usiga ibintu ku munwa bitukura, ufite n'amaherena. Umugabo wirya nk'udukumi, wiryangagura. Yego koma Uwiteka Nyagasani Imana, yego mfe kukuzanira uwo nguwo. Niko igihanda kimera. Igihanda nuko kimera. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri nibwo cyagiye kubereka uduhanga twabo yishe. Ku munsi wa gatatu kirabahondagura, kiravuga ngo reka mbareke akuka karaza gushira. Inzu ya Mukristo yari yubatse ku rutare, aganira na mugenzi we. Nimunyitabe we, haleluya. Aganira na mugenzi we, aramubwira ngo nyumva nkubwire, umbabarire mwene da, burya twafungiranye hano hantu, twari muri ako kazitiro kabi, mfite urufunguzo rwa nkuramo. Ubwo uzi ko ngewe ubwanje ubona mbise urufunguzo rwitwa ibyasezeranyijwe. Nimunyitabe, haleluya. Ubwo uzi ko nubwo twari dufungiranye ahangaha tukababara bingana gutya, uzi ko nari mbise urufunguzo rwadufungurira ngo bafungura umuryango wa mbere, urufunguzo rwitwa ibyasezeranyijwe. Ibi ngibi nibyo Pawulo yavuze. Hayiwe, ibi nibyo Pawulo yavuze. Yavuze ngo tubarusha mu buryo bwose. Icya mbere, tubise ibyahumetswe n'Imana.
uzi ko nababaye gutya tubitse byasezeranyijwe ngo arafungura. Ikintu cyanejeje tugahita tujya ku kanyuma ngo bamaze gucika icyo gihanda cyitwa bwihebe, ngo baravuze ngo hoya atazagira undi mukristo uhura na biriya bintu twahuye nabyo, akagira undi uhura n'ingorane nka dushinga icyapa hano kivuga ngo iyi nzira ntabwo inyurwa. Bakobwa mwe, iyi nzira yo kwishingira nimbi ntinyurwa. Bagabo bene data mwe, nubwo ubukene buhari, ihangana ubusangire n'umugore wawe, ahari itabaza ryawe rizaka. Inzira yo gutuma umugore ntinyurwa. Bene data murimo muhura n'intambara mwe, inzira zo gusohoka mu murimo w'Imana ntago zemewe. Dore dushinze icyapa kivuga ngo iyi nzira ntinyurwa, inzira ntinyurwa. Yemwe abantu murimo mushukwa ngo nimugwe mwe, ibyanditswe byera mu bitemwe, iyi nzira ntinyurwa. Nicyo cyapa bashinze. Yemwe babyeyi murimo mukubitirwa mu ngo zanyu mwe, inzira yo kwahukana no guta urugo, inzira yo guta abana bakirera bagahinduka imfubyi, icyapa kiravuze ngo iyi nzira ntinyurwa. Iyi nzira ntabwo bayicamo, bashinga icyapa. Yemwe baririmbyi mwe, muremerewe n'imisanzu mwe, inzira yo kuva muri korani ntinyurwa, mugumane natwe mu murimo. Igitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya kabiri cya Samweli, haranditse ngo gumana nanjye, humura witinya, kuko uhiga ubugingo bwawe ari uhiga n'ubwanjye, nubana nanjye mu murimo w'Imana ntacyo uzaba. Haleluya, haleluya. Bashinga icyapa, abandi bagenzi bahagera icyo cyapa bakibona kavuga ngo reka nihangane ndeke kunyura hariya. Baje kuburenze rero, aho hose hari ahandi hanyuma hasigaye. Nanjye ubwanjye ninginga Imana ngo nzahatambuke mu mahoro. Ningera ku nkombe ya rwa ruzi, uzame gutinyuka, amazi maremare y'urupfu nyambuke ngere mw'ijuru. Ningera ku nkombe ya rwa ruzi, uzame gutinyuka. Mukristo inkombe yayigezeho ntacyo, isayo yayirenze. Torero reka subiremo iki, turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, dufashe igihe mu ntambara. Turi mu isi, ntabwo intambara turatandukana nazo, turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Hari aho yagira ngo birarangiye, ahubwo akabona bivutse bundi bushya. Abona ageze ku nkombe y'uruzi, abaza Byiringiro ati Byiringiro we, ati hano hantu nge ntabwo ndi buhambuke. Hari undi mugabo wari uri hafi yaho witwa Ntabwenge, we yageze aho ngaho yarabaje ubwato. Avuga ati ngewe no mu rupfu zaba mfite ubwato, ntabwo ngenda urupfu nzarwumva. Buriya bwato murabuzi? Iyo mwumva ngo Ntabwenge ngo yari afite ubwato, mwumva bavuze ngo ikiburiye? Iyo bavuze ngo Ntabwenge yari afite ubwato agenderamo, kandi ubwato bwe ntabwo bwagendaga areba imbere, bwagendaga areba ibyo asize. Avuga ati ndapfuye shansize rurese. Ntabwo yabiteye umugongo, yagendaga areba ati size u Rwanda rushyushye. Yagendaga iby'isi yanze kubitera umugongo. No mwipfa ryanjye iryo zina rizamumuriza, no mwipfa ryanjye iryo zina rizamumuriza. Ngo baramanuka binjira mu mazi. Cyantangaje mu Kristo yarengewe mbere ya Byiringiro, ararengera ati yewe Byiringiro we,
ugeze he? Byiringiro ati nanjye simbizi. Mukristo ati ndumva imigogo y'urupfu irimo iniga. Ati igihugu cy'igikundiro ntacyo nyigiyemo, uzigireyo wenyine na mbere yose wandushaga gukiranuka. Byiringiro arafite amagambo meza, aramubwira ngo mukristo mwiza we, ibuka hano twanyuranye hose ukaba intwari. Ibuka ukuntu wambwiye ukuntu wabaye intwari mu isayo gahinda gasaze, ongera ugaruke we. Amen. Jambo ry'Imana ryiza, jambo ry'Imana ryiza. Amen. Haramubwira ngo wicogora mukristo we, mu isayo gahinda gasaze ntabwo wacogoye, warafakaye ntiwagwa ndabyibuka. Ihangane mukristo mwiza we, winanirirwa ha. Haramubwira ngo ibuka ukuntu watereye umusozi biruhanya, wawugendaga ngaho watambika. Ihangane wigwa, hari urugamba warwanye ndetse urarutsinda. Ati hangane, ntabwo bibuka ukuntu wabaye intwari mu gihe cyashize, wicogora muri iki gihe. Agenda amwibutsa amateka y'ubutwari bwe. Haramubwira ngo komera mukristo ati hoya, bari wowe wigirayo wenyine, n'ubundi wandushaga ubutwari. Byiringiro ati hoya, nawe icyo gihugu ni cyiza. Byiringiro ati hari ikindi mbonye mukri, nawe urakibonye? Ati mbonye abarabagirana we, Mana ishimwe. Ati mbonye abarabagirana baradutegereje yarango batwakire. Mukristo ati ni wowe bategereje wenyine. Byiringiro ati nawe baragutegereje mugenzi, baragutegereje nawe. Arakomeza aramujyana, barajya bose barengewe. Haramubwira ngo rero mbonye wa mutabazi wagukuye muri rwa ruzi cyagiye muri yasayo, arongera aragarutse ngo babakuramo, ngo babakuramo, babakuramo igikombe cy'igicucu cy'urupfu bakivamo. Babona bakivuyemo, babona baracyambuze, ngo babona barabagirana barabegereye, ngo barabaririmbira. Mwinanirwa, imvura yibaca intege, imvura yibacogoza, iyi mivu yibatembana, izuba ryibananiza. Musinga inzu zanyu ku rutare, kwambuka ku itorero kuri hafi. Mushinga inzu zanyu ku rutare, kwambuka ku itorero nguku. Mushinga inzu zanyu ku rutare, yemwe abageragezwa nk'uko umwami ashaka mwe, mwicogora. Ibigeragezo byibamaramo ibyiringiro. Yakobo yaravuze ngo abageragezwa mwicogora, nyiri ibihembo dorari hafi. Mwinanirwa, nimwiyongeremo imbaraga, gutabarwa kwabera dore nk'uko kuri hafi. Twegere umwanya wo gusoza, twende gusenga. Hari igihe umuntu ananirwa, hari igihe umuntu acogora, iby'Imana bigashira, akumva arananiwe, ibyiringiro bigashira. Igihugu cy'igikundiro akumva amagambo amuca intege ko atakikigiyemo. Igihugu yeretse abandi akumva amagambo amubwira ngo erega ntabwo uzajyayo, aha n'aha warananiwe. Ariko komera, mutabazi arahari yuzuye n'imbabazi. Inguma zose wakomerekeye muri uru rugendo yazikomora, urugendo rugakomeza. Abegereye imiryango muyifunge, dufate umwanya dusenge dusoreze hano. Abegereye imiryango muyifunge, twegere umwanya wo gusenga. Ayiwe, riteraniro ririmo abanyamarira, ririmo abantu buzuye amaganya, ririmo ababuze uko bagira, ririmo abuzuye imitima irimo intimba, ririmo abatangiye kwitotombera Imana, ririmo abategereje Imana baraheba, ririmo abatakaje ibyiringiro. Uwiteka ateze amaboko muri iri teraniro. Ongera ushyire inzu yawe ku rutare. Urutare ni Yesu. Yesu niwe jambo ry'Imana. Yesu ni ijambo ry'Imana rizima. Yesu ni ijambo ry'Imana rizima. Yemwe abananiwe mwe, yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze Yesu ateze amaboko abaruhure. Nimwemere mumwigireho n'umugwaneza yoroheje mu mitima, n'umutwaro yabikoreza ntabwo uremereye. Reka ngo riteraniro mwese muhaguruke mbere kuko dufatanya gusenga.